ngo ibi ni ibintu wakabaye uzi mu mutwe kandi wirinda gukora niba uzi ko urukuru ni ibiki. Ngo ndagira ngo mwese mufate ayo makuru burya ngo wazabeshywa byinshi na benshi, gusa ngo itabi nta cyiza na kimwe rihereza umubiri wawe. Ni uko nguko dutangiye. Kaze neza mu masomo yagufasha mu buzima. Ni agace ka kabiri dukoze nyuma y'uko twujuje abantu 12,000 badukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ni Telemontagne Rwanda ni amasomo. Ngo nta mumaro w'itabi ku buzima bwa muntu. Itabi ni nk'indi mico yose mibi yose twishoramo iri mu busambanyi, gusesagura, gusinda, ibindi nk'ibyo. Namwe murabizi ngo ibi ni ibintu byangiza imbaraga n'imbaduko byacu, bikarema ikintu kimeze nk'igihu mu mboni zacu, ndetse bikibasira imitekerereze yacu mu buryo rimwe na rimwe natwe tutazi. Hariho n'ibyica ubuzima bw'ababikoresha, ibyo turabizi, ariko se ngo tubitindaho kangahe? Ni ubutumwa ndi kugusomera hano. Hamwe rero ndabizi nawe urabizi neza ko nta kiganiro cy'ubugoryi wumviye hano. Niba ushaka kuba umunyabwenge, urashaka gutera imbere, ngo va muri ibyo bintu vuba vuba bituma udatera intambwe agatambwe na kamwe. Va mu ngeso mbi kandi reka imico mibi, ndabizi uzanshimira. Nawe haba hari ikintu ugiye gukora kigatuma umutima wawe ugucira urubanza cyangwa se warangije kugikora, rero kuri icyo ngicyo ugisibe mu buzima bwawe. Nakubwiye ngo aya ni amagambo wakabaye uzi niba uzi ko uri umuntu mukuru. Ni amagambo ngo burya ugutuza no kunyurwa nicyo kintu kibi kibaho muri ubu buzima. Simvuze ngo ugende wibe iby'abandi, ahubwo ngo ukuntu bimeze niba uzi neza ko uriho ukaba wumva utuje wararegeje mu byo urimo byose, ngo reba neza ko haba hari ikintu kizima ukigeraho. Suzuma uko biri kose ngo ntabwo uri gutera imbere. Tuzi abantu benshi bari bafite ibidasanzwe mu buzima bwabo, byose bigashiraho, bigashyira bigakongoka bikayonga byonyine kuko batereye agati mu ryinyo bakagereka akaguru ku kandi. Ni amasomo. Isi idusaba ngo guhora dukora cyane kandi cyane. Kuki mubyibagirwa? Uragahora n'inzara yo kugera ku byiza. Nicyo nabifuriza. Mubizi se ngo inshuti zanjye. Ni amasomo turakomeje. Burya uzagumisha ubuzima bwawe ari ibanga, ujye guhora ari ibanga. Genzura ya makuru witangaho, ibyo utangaza. Ubundi sinzi umuntu wabasabye kujya mutangaza amakuru yanyu y'ibintu byose mugiye gukora. N'indunguwo n'indubashuka. Ngo jya ureka abantu bahore bibaza icyo ugiye gukora, bareke ugende ibintu byawe byose ngo bijye bigenda bucece. Ubundi ngo ibigwi byawe ibyo wagezeho ari byo byivugira. Murumva ariko aya magambo. Burya ibintu byacu dushyira hanze ni nabyo biviramo abanzi bacu intwaro zikomeye bakoresha baturwanya, badushyira hasi, badusenya. Nimwumva aya magambo nyabona. Gabanya amagambo, gabanya ibintu uvuga. Ndagira ngo uzirinde inzoga uko byagenda kose. Naho ngaho tugeze. Ubuzima tubamo bwo bagoye uko bugenda bucya kandi burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Yicunze namenye umenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi gikurikira amasomo ngukira hano kuri Telemontagne Rwanda. Amasomo yagufasha mu buzima. Nonutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu kakanda. Ntabwo uzajya ucika ibiganiro byacu byose. Bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Ngo gusinda kuri benshi byumvikana nk'ikintu cyiza kenshi, ariko iyo tubibayemo igihe kirekire birangira bitakiri ukwishimisha, ahubwo ngo bigeraho bitumaramo imbaraga n'amafaranga rimwe na rimwe, kandi ngo bikica izina batuziho. Murabe mwumva inzoga. Ngo ngiki kintu ngo ubundi cyangiza ubwonko bw'abantu benshi. Ubundi ngo ubucucu n'ubugoryi bubihishemo kenshi banabasha cyangwa se baba babasha kugenzura bakabushyira hanze, bakisanga babushyize hanze. Nawe wigeze kubona umuntu cyangwa se wigeze ubona umuntu w'imyayeho cyangwa se wakoze ikindi kintu kibi cyane utamukekeraga, nyamara yari yiyubashye mu busanzwe kubera inzoga? Aho ni urugero rumwe. Ngo uba ugomba gushyira ibiciro byawe hejuru. Ntukaramye buri kimwe ibiciriritse, iby'imyanda rikareka. Ntukabyikubita imbere ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Muri inshuti zanjye murabizi ibyo nzahora mbibibutsa. Ndagira ngo mbasabe abakunzi ba Telemontagne Rwanda ngo mu byo mukora byose, haba mu kazi kanyu, mu rukundo cyangwa se mu buzima mubayeho cyangwa se mubayemo, ujye muzamura urwego rwanyu. Ngo kuba ibintu bihari biri kukwibunza imbere ntabwo biba bivuze ngo ko bikubereye ufite agaciro karenze ako ngako. Ikibazo cyanyu ngo ntimubyibuka. Nzababwira kugeza ryari, ariko ngende tayari. Ngo niba uzi ko uri umuntu mukuru, ngo ndagira ngo ubike iki kintu mu mutwe. Umuryango uzarema ni wo w'agaciro, niwo ufite agaciro kuruta uwo waturutsemo, cyangwa se ngo ibintu uzageraho nibyo bifite agaciro kuruta ibyo so papa wawe yaratunze. Reka tujyane. Ngo hazaza hawe hafite akamaro, hafite agaciro gakomeye.
ndagira ngo mujye muhitamo kubaka umuryango uhuye n'indangagaciro zanyu. Abantu uhitamo kuzana mu buzima bwawe, umugore wawe, abana bawe, ngo ibyo nibyo bintu, nibyo bigwi byawe ntagereranywa ufite hano cyangwa se uzagirira hano ku isi. Mwitonde rero, ngo nta muntu uba ugomba kwemerera ko akuyobye cyangwa se agusubiza inyuma. Ngo ibintu byose ntabwo bikwerekeyeho, ntabwo ari wowe biba bigamije kubabaza cyangwa se guhemukira. Ngo hari abantu usanga ibintu byose babifata nk'aho bibaho bigamije kubagirira nabi cyangwa se kubabaza. Ibi ni uguta imbaraga n'igihe cyanyu mu bintu ubundi by'ubusa. Kuba ngo abantu bafata ibibazo byabo bakabigushyiraho cyangwa se bakabigushinja ngo icyo si ikibazo cyawe. Nawe abantu barakwanga se, kandi ukareba ukabona we ntacyo wabagize. Nuramuka wivanye mu mazimwe n'ibitekerezo by'abantu, uzaba ukize 90%, uzaba ukemuye ibibazo bitanu ngombwa cyangwa se umuhangayiko ndetse n'ibigutesha umutwe 90% byabyo bitanu ngombwa. Ndabisubiramo, nutarika ibikurangaza ngo bivemo, ibikurangaza byo bizakuvana ku nzozi zawe, bizakubuza kuzazigeraho cyangwa se kuzigeraho. Ni amagambo turakomeje. Nutarika ibikurangaza ngo bivemo, ibikurangaza bizakuvana ku nzozi zawe, bizakubuza kuzazigeraho cyangwa se kuzigeraho. Ngo niwemerera ko ibirangaza bigenga ubuzima bwawe ukabyuzuzamo, intego zawe imwe kuri imwe zose zizapfa imwe kuri imwe. Nta kujenjeka, guvana ibirangaza mu buzima bwawe kuko ni umwanzi wa mbere ufite. Nudafungura amaso, ubundi nta kintu byo wifuza kuzageraho bihambaye ushobora kugeraho. Nuko dusoje episode yari ya kabiri, agace ka kabiri mu nama n'amasomo byagufasha mu buzima cyangwa se bigufasha muri ubu buzima. Reka duhurire mu gace ka gatatu, tuzasubire hano ni kuri Telemontagne Rwanda, ahantu kurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Twizera ko biri mu bintu dukeneye buri munsi kugira ngo tube tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Niyo mpamvu tubibagezaho. Menya byinshi kubera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda, ubutasinza buri niyo gahunda. Nitwa Samuel Mugisha. Imana duhana umugisha nimukora ku kantu ntariyumvuze ni subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose ntizajye bigucika. Turabakunda cyane naho gutaha.